nta kibazo ariko ya ntabwo uko bimeze ntabwo biri mu bintu byatumye abantu bavuga ashatse umugore ariko niko ngiye gukurikiza ahubwo icyo matsiko wenda umuntu ashobora kwibaza ko umwana afunze uteta nk'abandi basore cyangwa se uko babigenza. Kuri style giprofessionnel y'umugabo ateye ukwenda baraye ikindi kandi ntukini y'umugabo muto mu ngano muri mu gitinyo ISMAEL MWANAFUNZI ati ubwoba nta nimwe muri izi nteruro imureba interuro nkandana niwe mfite ubunebwe maze kurambirwa nzabikora ejo ibi sinabisobanukirwa ncitse intege cyangwa se biranze ubwo reka mbive boya ISMAEL MWANAFUNZI nagati kabi nako kanshutse mu murava utavangiye. Nutamukunda ha uzamukunda hari yasoma inkuru adatekwa muri make hazandika nk'ari wazirimye asobanura ubute bwazera akabimfurate ibaze ko akora inkuru akagushimira kuri kumwumva oya ntasaba ibyitwa subscribe cyangwa like akora icyitwa deliver ubundi abakiriya tugakirana nabyo ni MWANAFUNZI wakoranye na Red Blue JD imyaka n'indahembwa make ariko akanga kubaka izina atitaye kuducano twafatka ibyo yavuze tukabya uploadinga ikimuranga buri gihe nuko abyuka akaduha ibindi ikiza cye ntajajara asa green muri Surrounded by Idiots niba karakajyahe utasimbuzwa undi niko kwizina niryo muntu esa waruzi ko izina rye MWANAFUNZI ubusanzwe ari ijambo ry'Iswahili risobanura ngo umunyeshuri ngo ntiwarubizi ntujya wumva abasirikare bajya ku ikosi bakajya kubyitwa amafunzi nti baba ari ku ishuri nawe rero yiyemeje guhesha izina ry'umugisha ni koko yemera ko umunyeshuri w'isi nti umunyeshuri w'isi kandi umunyeshuri mwiza wiga ubutaruka ashiramo umuhati bitari nk'abubu biga bajenjeka. Umva mukunda uko ushaka ariko twe tuba muri diaspora tumukunda niyo yamamaza uziko ugutwi kuryoherwa ni ari mavuga ku modoka ari kuyamamaza niyo waduhaye filosofia mu kinyarwanda bitise atwigisha kubara kugeza ku mamiliyaridi nta sahinda nta samira ni ntori datinya n'ifoto ariko kandi ityandarika mu makamera akagirijwe ry'urehemura akaba inshuti yo gusobanukirwa hanyuma akaba umuhanzi mu gutondeka ibyitwa inyuguti mvugira uti nibyo wabyumvise neza untongera uti tubashimira ko muri mu kutwumva twinshuti z'inyuguti uyu MWANAFUNZI tumukunda ubupfuragira nti dukunda umugabo ntacyo aduhaye tukanga imbwa ntacyo dutwaye turabukereye yego ariko nitwisinze ndahubwo twakarabye kandi twisiga binoze maze ngo utamanzura inyuguti dufunguza amaso bigaragara ndetse ducomeka amatwi imivugwa ngo tumenye umugabo ISMAEL MWANAFUNZI ngo ninde ni muntu tudustori twe ubundi tumeze gute inijwi rya diaspora rivugira mu byaro byenjyana nge wumva ndi irakoze mwene bihozagara. Duhereye mu muryango atari umuryango wenza ahubwo kwivomo ry'ubuzima ikiza nuko buzima budahora bwakaye kaba ni trading news bati ISMAEL MWANAFUNZI mu banyamakuru bakundirwa ijwi rye mu biganiro akora yasezeranye imbere y'amategeko na Mahoro Claudine wahoze ari umunyamakuru wa radio 10 na televiziyo 10 ababunza amatwi nako narimvugishijwe nti abakoresha amatwi abo neza bajya bumva ko inyuma y'aho MWANAFUNZI ariko dingira ibiganiro haba harimo akana karira cyangwa se bakumva karavuze umusaruro n'unguwo nibyo wabyumvise neza umugani wawe na Mahoro bari barutse ndetse umwana amaze gukura bajya gusezana babikora umurenge wa Gacurabwenge mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo aho hari amategeko ahubwo bajya kubinoza byose babikoreye i Butare muri ethnographique ya Butare ndetse banabikora muri katedrali ya Butare hari akanjaho ko niyo mpamvu turi kwitsa ku bukwe aba ni igihembra ku 23 tariki 2 Nyakanga mu masaa 5 mbese nk'abari bahibereye kuko bari batumye Mahoro Venker Mahoro ati nukwe bwawe ku itariki ya 2 Nyakanga 23 mu karere ka Huye bwabimburiwe n'umuhango wo gusaba no gukwa wabere mu busitani bw'ingoro ndangamurage ihuye umuhango wo guhana isezerano ryo gushingiranwa wabere muri katedrali ya Butare mbere yuko abatumirwa abakirwa mu busitani bw'ingoro ndangamurage ihuye Mahoro Venker ntakomoje kuko bari padiri basezeranje kuko abantu benshi tuzi idini rya MWANAFUNZI ndetse abenshi bitewe na documentaire yakoze agaragaza ibinyoma by'Imana muri bibiri udase na filosofia twumva ntago twumva ko MWANAFUNZI yabagira idini abandi bakagenda kuba izina rye MWANAFUNZI ISMAEL ndavuga ISMAEL bati mwemuretse wasanga yambaza Muhammad wa Salehi Imana zimamahoro n'imigisha ugende kuri ziriya nyuguti za Venker ntago wabyemeza neza gusa hano hari video iri kuri YouTube imwe aho korari y'urusengero cyangwa se ubwamuririmbiye ku munsi w'ubukwe bwe muri ya katedrali yamusimbizaga we na madame ikimenyetso simusiga ko MWANAFUNZI ISMAEL niba atari Claudine wamuhatiye cyangwa se wamubwiye ko nibatajya kwa padiri babivamo undi akemera ubwo MWANAFUNZI koko yaba ari umugaturika gusa turasiga pourcentage y'uko urukundo
urukundo rwabimukoresha. Urukundo si ikintuka. Ngo ISMAEL Mwanafunzi nimwamonye muri rya huriro ry'abinfluencers b'idini gatolika barimo Jade Mbabazi, barimo Kagarara, barimo Rurangiranwa Komando muri Sabius Murungius ujya gukorera ibigano kwa Ngwino Ndebius twa Shapure. Reka nimunteranye ndabinginze aha, ahubwo tuhave twegere kuri uyu mwari mwiza utamwaye namba wadutwaye intiti Mwanafunzi. Uyu ubundi ninde bahungu mwe? Mahoro Claudine, umugore mu rugo rwe na ISMAEL Mwanafunzi, utabyumva bivuze ngo ugire ngo nanze kumwita umugore wa Mwanafunzi ko nta muntu ugira undi kuko nta utungundira, ahubwo barabana cyangwa se bakabana mu gihe baba bishimye. Yego n'umunyamakuru bimazemo igihe yamenyekanye mu nyamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda, harimo Isango Star na Radio 10. ISMAEL Mwanafunzi ni utugenza, reka dukomeze tumwoke nta buti. Ariko buretse gato ubanze umvuka kantu nibyo wabyumvise neza. Umubiri wawe ugizwe n'uturemangingo amamiliyaridi atabarika. Akaremangingo ni iki? Akaremangingo ni akantu gato cyane katagaragara ku maso, nyamara ariko kagize buri kinyabuzima. Umva naka kubutabyara ntacyo bitwaye, nibyo kuko uyu munsi isitwe na miliyari 8 z'abantu nkawe. Nkabyo bidahagije, abantu baracabyara ku mpuzandengo ya 5,637. None urezwa niki? Uyu mugabo bitebye bati yarize se? Of course yarize, ntiwavuga cyangwa ngo uce mu nyuguti udategwa kuri utarize. Yize ishami ry'indimi n'ubuvanganzo ibyitwa lettre muri segonderi, yabisobanukiwe kera na Kareboro. Yahisemo iri shami nyuma yo kugirwa inama n'abantu ko ariryo ryamufasha kuza umunyamakuru mwiza ngo abashe kugaragaza impano ye. Nta kindi yakoze igihe carageze asimbukira muri kaminuza gushaka impapuro, nuko itangazamakuru ayitsindagira muri kaminuza y'u Rwanda imwitunganye, aho zari Université Nationale du Rwanda i Butare. Ubwo yari umunyeshuri muri kaminuza nibwo yatangiye kwimenyereza no gukora umwuga w'itangazamakuru. Nk'ibisanzwe abanyeshuri ba UR baba bafite amahirwe yo gukorera kuri Radio Salus, radio y'ikaminuza, ari nawe izina rye n'uburyo bwe bw'ibyegeranyo byatangiye kumenyekana cyane. Rega mwarimu yakwigisha gusoma, akakwigisha igifaransa, ariko ntiyaguha icyitwa inyurabwenge. Kunyura mu bwenge bisaba understanding iri hejuru. Mwanafunzi niba mu byegeranyo hamo 001 niwe, niba hamo Messi na Ronaldo, ubwo ni bombi wakonvenye utuntu tundi kuri Mwanafunzi. Ese ubundi Mwanafunzi yizera Imana? Yego, Mwanafunzi yizera Imana. Ikindi gikomeye yizera ni karma, ihame kubuzima ubayemo uyu munsi ari ubwiremera. It's your action, ati sanzuriza guca urubanza rutabera. Akunda amafaranga se Mwanafunzi? Yego, gusa ngo ntazigera yamaranira ngo bimubuze kubaho. Ikimugora ngo nukwicuza uwo yagurije canga se uwo yakoreye. Akunda hip hop zo mu Rufaransa, akunda hip hop zo mu Rufaransa. Waruzi n'ikindi se? Azi gukina icyitwa basketball neza, ngo yakwica ku manota. Mbere 19 hawe igihembo cy'umunyamakuru wakunzwe n'abaturage, ariko ntiyaza kugifata. Mwanafunzi yanga kugaragara kujuka abasilamu bangingure ku musigiti neza neza. Uretse Gentile Donamunana nta yindi nshuti ye izwi hanza, ngo yadakora itangazamakuru yari ku diplomate cyangwa se akajya agenda umuturiste. Ngo bya bigano by'ibisobanura science kimwe cyamusabwa byibuze iminsi ne kugitegura. Abantu abakoze kandi bajya bihemberwa. Mwanafunzi wakora radio y'igihugu, radio ya mbere mu Rwanda. Mwaka wa 2012 yerekeje mu Rusiya, aho yaragiye mu mahugurwa ajyanye n'umwuga w'itangazamakuru. Uyu ISMAEL Mwanafunzi kandi muri kaminuza yiganye n'abandi banyamakuru bakomeye bamamaye, barimo Gentile Don Ntirenganya, inshuti ngo twabigarutseho, Peter Muyombano wamenyekanye kuri Flash FM, Edi Claude Mudenge nawe wamenyekanye makuru ya showbiz. Yiganye kandi na Rugimbana Theogene wamamaye mu makuru y'imikino, ndetse na Rutamu Erijo nawe wamamaye, ariko tukaba twaramuburiye irengero. Niba nawe ukunda Mwanafunzi ukaba warakunze menshi magambo ye ari mu gifaransa nka Manchester, ukaba ukunda filosofie yo gukora utikoresha, ntugende utakoze icyitwa sabone subscribe. Ndabashimiye kwa mutega amatwi ijwi rya diaspora mu byaro bya Indiana. Abakurambere baho cyangwa se abategetsi mu Bwongereza muri 2000 bakoze gutwumva mu kanya 55 araba ari saa 5. Turagaruka hano tubageze andi makuru zo kubagezweho, tuzira ko mukomeza kugira ibihe byiza. Iyi ni Radio Rwanda.